ndagushimye pe nkuhaye amashyi uri intyoza ufite full idea. ariko nawe rero uburyo uridage uzi gukaza ibintu none se ko mvuze ngo bajyaga he ariko nyine buriya tuna ubwenge bwe bukiya niyo mpamvu nawe mugereranyije. Naho bera akaga rero njye navuze ko tugomba kuorganiza ibintu byacu neza ku buryo nta wundi muntu bizakomeretsa. Aho ubera igihuka ubituzanyemo ngo bajyaga he ubwo ubundi busa nkaho butariho pe. naho uzi kwigira nyoni nyishira wese niwe bitacika kuba byacitse ishana byagucika ntukazajya wigira umuhanga cyane kandi nta kintu uzi. Ndabyemeye ko nta kintu nzi ariko nanjye urebye muri makeya nzi gukotorora umunwa wanjye n'ibitekerezo ntabwo muvuga mubagurika nkawe igihubahuba. niko ugabuke kuri etaje ukagera hasi nta mwuka ugisigaranye igihubahu baninde igihubahu umenye ko ari wowe na bene banyu. njye ntabwo ndi igihubahu ngende umusirimu. Biragaragara turabibonera umusirimu mu kuvuga amagambo aterekeranye rwose ntiwakujya imbere kuko n'igikombe cy'isi ushobora kuba wagitsindira. ndamaze sha wese wagiye ubivuga kukibona kibyimbye n'ibitama byuje ibicece umuntu ngari kuvuga amagambo mabi wese wabuze iki hari bagufunze umuntu. aha ndabizi iyo umuntu akubuze utangira kwinutsa erega uri igifura ahubwo kanze nkubwire dukomeze ibintu byacu byo kubazanya ahubwo ninde ukurikiye ukuba wanjagaraje mu mutwe cyane ugatuma nibagirwa. nanjye ntabwo nibuka mbaza cyangwa byihorere cyane ushaka kumwubaza ariko nakubaza ariko icy'ingenzi mbaza ndabizi nawe ukunda kwirizwa. ndabizi nta muntu ujya wishyira habi nawe uri kwishyira heza ushaka kuvuga ko ngiye nirizwa ntacyo reka nkubaze. Elly bishoboka bite ko umuntu agira amaso atukuye nk'amamesa yo muri Kenya? thank you urakoze.